twamabyiwe twatangiye okay abateze cyangwa se barimo bareba Umweru TV turabasuhuje mukomere cyane noneho rero ndi umukozi kuri iyo TV nitwa Witonze Ganza Fabien uyu munsi twatembe muri Supreme Garment Limited aho bakora imyenda ya Made in Rwanda. Rero twaganiriye na bamwe mu bakozi baho tubabaza uburyo babayeho, tubabaza uburyo ki mbese muri Rwanda ibyo bahungukira. Twifuje kubibasangiza rero twahuye n'umwe muri rwo. Ese mushiki wanjye waba witwa nde? Nitwa Nyirabishogoro Nyiramatembe. Ubwo rero muri Supreme rwose twambara neza, turasobanutse ariko turasaba imashini y'ubufasha rwose. Ngoma witwa Nyiramishogoro nimba numvishe neza Matembo. Marasaba ubufasha bw'imashini ariko twabashe kuzenguruka hirya no hino tubona imashini zihari. Hari ubundi bwoko mwamwifuza butari ubu mufite? Twifuza Singonido na Frat, ariko rero ibyiza byose bitatse muri Supreme turakemura kubona ko dusobanutse. Ubwo rero mugende mutusuhurize n'abasigaye bose mutubwire mubabwire yuko tumeze neza cyane. Murakoze cyane Nyiramishogoro Nyiramatembwe muri Supreme Garment mu by'ukuri urasobanutse. Reka tubaze n'uyu musore tuvuze ko reka ndebe